atando biene edraya tuta ene esta ati nini kuwa dotaya ati yemwe ati nta rwitwazo na rumwe muzabona harababwiye ngo dore icura burindi ati riratwikiriye ati kandi ritwikira isi yose harababwiye ngo mwakongeye ati mugapfuka bo mukarira ati mukambara ibigunira ati nkabagirira neza ati ubutinganyi bubaye bwinshi ati ubwicanyi bubaye bwinshi ati tugambane tubaye twishi atariko abantu bavuniye atagati mu ryinyo ati Uwiteka araje aravuze ngo araje ati kandi koko araje ati ni ku Uwiteka avuze ati ntacyo atakoze ati yatumye abasaza bakuze ati yatumye abatoya ati muranga muvunira ibiti ati mu matwi yanyu ati muravuga ngo niko byahoze ati se muribuka ndimbura Isodoma n'Igomora uko byagenze ati kandi cyo nabashijije ati namwe mwarinjiriwe ati nibyo biri Uwiteka yohereje urwandiko ati nini kuwa dota harasisi mini contre ati mini chance group ati urwandiko ati rugeze ku mukristo ati urwandiko ati rugeze ku mushumba ati rugeze ku ba bishop ati urwandiko ati rugeze babwiye ngo araje ati yagiye henda icyo nyinshi ati yagatega intoki ati kugira ngo muze ati mwanze kumva ati nkota yangiraje ati kandi koko ati banguriwe ari we wese ati niko Uwiteka avuze haravuze ngo aravugana n'abakristo muri rusange ati yamwe ati nkaho mwagiye mugatega amatwi ati namwe mwihindiye abacama akavuga ngo nimwongere murire ati kandi koko murire ati abera bisaho muri hose ati waba uri umwirabura ati waba uri umuzungu no etaya biene edra ati dore bamwe bajyaga bavuga ngo ntibumvishe atari muri radio naratumye atari ku misozi nagiye ntuma ati nagiye nkuraho ntanga n'ihuriro ati kugira ngo abantu batavuga ngo nta kanya bafite batazagira icyo bitwaza ati kiraho n'izi YouTube ati nubwo benshi ati bakora ibinyuranye ati harimo abantu bari kuvuza impundu mu gihe kidakwiye ari igihe cyo kugira ngo dusenge ari ngo twambare ibigunira ahubwo abantu bari mu nduru bari mu rusaku barimo baravuza impundu kandi iki gihe ntago ari igihe cyo kugira gute cyo kuvuza impundu ku ijambo ry'Imana rivuze ati se ko mbona ati bije gutobora iyo nda ati bije kandi bigusatiriye aturajya hehe aturahungira he ati kwa gutabaye ari ngewe harakubwiye ngo yewe atuteze amatwi kumva ati waba uri mu nsengero ati ye harakubwiye ngo itarantu yaguhaye ati wayisize he nene kutaya biene edra tuta ene esta Uwiteka arababaye Uwiteka arababaye Uwiteka arababaye Uwiteka arababaye aravuga ngo dore aravugana n'abaririmbyi aturu n'urwandiko abandikiye atese aho ngaho ku ruhimbi ati mwahahinduye nka roji ati kwa kundi ataka kanya muririmba muhagaze ku ruhimbi ati ubundi mukinjira hariya ati mukajya kunywa izivangavanze ati Uwiteka ndareba ati ndaje atuzabesha umuntu imini contre mbere na mbere imarabaza abashumba ngo kubera iki ati mumeze nk'amadebe atari kuvuga atarangurura ati amavuta mwayashyize he ati se mwitangira ryanyu ati amavuta mwayashyize he ati ni ku Uwiteka hari marabaza ati ye ati y'umuntu atasigaye ntacyo afite muri we atagenda nk'igishushushumwe nene kutaya biene edraya tuta ene esta ati Davi yarishije mu mavuta nene kutaya biene edra ati umuntu wese urisitayeho rirasakuza harababwiye ngo musigariye ati kurusaku gusa no akavugana n'abahanuzi ati nini kuwa dota harasisi mini contre ati mini chance group nyiringa bimana ari marabaza ngo se ati kuki mwamwimuye ati mukimika ati bigirwamana muri mwebwe ati ni ku Uwiteka avuze arababwiye ngo dore ati bamwe muri mwebwe ati ndo batumye guca ibitambo ariko Uwiteka aje kuguhishura ndakubwiye ngo ndaguhishuye ati ndagutwikuruye ati igihe wihishe murimo ni kirekire ati Uwiteka ndaje ati kandi koko ndaje ati ndarambiwe ati ntako nagize ati nakoresheje itegeko ati abantu murenzaho ati murangije muriyoberanya ati ariko dore ndahagurutse ati niko mvuganye namwe ati dore ati nari nicaye ku ntebe ati imbabazi ati ariko ndahagurutse
ati wabora ruhiye iki ati se kuririmbira abantu ati abaririmbira mu kabari ntibaririmba ati se ntabwo bahembwa ati bikwiranye n'ibyo baririmbira arababwiye ngo ni iki mwamburanye baririmbyi ati ni ikimbabaje ati ni umuriro mbona ati abantu bagiye kugwamo ati bagiye kujyamo ati nta kindi kiberamo ati ni uguhekenya amenyo ati ni umuborogo arababwiye ngo kuko atakunda ati ubwoko bwiwe ati nimureke ati ibyo bishashagira ati satani yazanye ati kuko Uwiteka warumvise mu gihugu urimo yaba ari mu gihugu cyo mu Rwanda yaba ari muri Amerika yaba ari muri Canada yaba ari mu Bwongereza yaba ahantu hose muri Aziya yaba ari Kongo yaba ari Burundi yaba umva uko Uwiteka ari kuvugana nawe mu ijambo yego uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza bise neza bisaba ibintu bitandukanye ariko byose ababijemo baguye isari inzara ikabica biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo aho dutekera ubukwe ibiterane amahugurwa inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa ari byo shopping dish amasahane amasafuriya imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana nkwifurize umugisha w'Imana wowe dukunda kandi ugakurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Reka mvuga ngo neza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeye ndetse n'abawe bose. Hafi nakore rero aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba n'iburengera bwaryo. Reka twizere ko muri amahoro kandi Imana ikibarindiye mu buntu bwayo. Natwe turi amahoro turashima Imana mwuka araturinze. Ngize umugisha udasanzwe nyuma y'igihe kinini cyane kitari gito ariko kinini nongeye kubona Claire ndagusuje mu izina rya Yesu. Nanjye ndakuramukije mu izina rya Yesu. Ndagowe mu izina ry'umuryango w'Umusaraba TV wose. Mwese nanjye mbahoye mu izina ry'iki ubwo ry'umuryango wawe. Ry'umuryango w'Umusaraba TV inshuti. Uko ndabizi Umusaraba TV unguka inshuti cyangwa se unguka abavandimwe buri munsi. Hari abatanzi. Hari abatakoze baranahari benshi. Hari abatanzi ariko turamenyana kandi turaza gukundana. Kuko nta bazimu. Sibyo nkunda ngo nta bazimu mfite. Kandi nawe tujye ukurikirana umusaraba. Uko abantu bakurikirana umusaraba nta bazimu bagira. Niyaza bafite bita bagiye. Baragenda kubera imbaraga z'amasengesho zihari. Rero yaba ari umugabo yaba ari umupapa yaba ari umwana ndavuze ngo hobe ariko mu kivandimwe no muri Kristo Yesu. Ndabahobeye muraho neza. Muraho murakomeye. Imana ishimwe cyane. Amazina ni yayandi ni yadufashije Marie Claire umugore w'abana bane. Yego bane ariko hariho batatu n'uwitahiye n'undi tugiye muri imitsi kabisa turashaka igikoma muri ino minsi. N'undi tugiye gukikira muri iyi minsi turashaka igikoma muri ino minsi. Ubwo rero ni imbaraga zose z'ikizimana. Claire byagendaga nepo niba ari umuntu buri kugenda neza. Yesu arinzi kandi nawe urabibona. Yesu arandinze. Muri yaravuze ngo nyuzwe n'ubucuti bwo mu ijuru. Aravuga ngo ariko nisunze umukiza ukomeye. Haleluya. Nize neza kubera ko nisunze umukiza ugize gute ukomeye. Ubugingo nabwo ni ubuzima ko byo biragaragara. Sibyo kwirwa mbaza. Kare twishimiye kubana nawe. Murakoze cyane. Twishimiye kubana nawe katuvuge ngo Imana ishimwe ko yakurinze natwe kabita iturinze twatwongeye gura tutishwe n'ibyaha kuko batandukana bose siko wongera kubonana ariko dushingiye siko ngiye kuduhuza. Imana ishimwe cyane. Ngo dusubiye kubonana tutishwe n'iki? N'ibyaha. Amen. Amen. Nanjye nishimiye kongera kukubona.
iyo nkubonye impita numva ko mbonye inshuti z'umusaraba. Ariko abantu benshi bakunda kubaza ngo Nepo ngo ameze gute, babwira ukuntu umeze. Nepo ubundi wazi ko ari byo njya nkunda kuki utigaragariza inshuti z'umusaraba. Nepo mubona ni umugabo navuga ngo ufite ubwiza bw'Imana. Bena hari umuntu uri bate amavuta y'Imana muriho, reka mbabwire mwabantu. Nubwo umuntu atakwerekwa, nubwo umuntu yaba impumyi, hari igihe ureba byonyine atari ukwerekwa ukavuga ati cyo koze uyu muntu. Nkurikije n'igihe maze mu gakiza uyu muntu afite umwuka w'Imana, sibyo ratacuti z'ubusaraba. Nuko rari niba ndafashwa, ariko Nepo uko namubonye ni umuntu nyine niba wiciye kuri kamera tanga message nyine Imana yaguhaye. Ntaga ajya kubaza ngo buriya ngo se ngo bimeze bite kugira ngo ataza kugira gute kuyobya, ahubwo uricara ukagira gute ukavuga icyo Yesu yagize gute yagutumye. Kandi akenshi hari genza no message ngasanga na wizo message nazifite cyangwa se ayo makuru agize gute arayari. Bivuze iki rero? Nawe ni umunyamasengesho, ahubwo njya hano kuki udatambutsa message kandi Imana ibazi. Hari ikiganiro tujye kuzakora nge nawe. Yego ye kuzafanya kuri kamera dufashwe mu izina rya Yesu. Nepo birakwiye, ahubwo byakagombye guhita yubaka kanya, ariko umunsi numwe igihe n'igihe cyacyo. Amen. Kuko umubwiza yavuze. Yego kwabasuzaga namwe bavandimwe mudukurikiye ku Musaraba TV. Uyu ni umuryango w'Umusaraba TV. Nkunda kubabwira ngo nimba utariyandikisha mu muryango cyangwa se mu bagize umuryango, yandikishe vuba. Kwiyandikisha nta kundi ni gukora subscribe ugakanda hasi ukawubaye umunyamuryango w'Umusaraba TV. Yesu ku musaraba niho Yesu yabirangirije, ubwo yararambamo akavuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Iyo wageze ku musaraba imitwaro wikoreye iraruhuka, yaba umutwaro usanzwe yaba umutwaro w'ibyaha, kuko Yesu yaratwitangiye ku musaraba Igorigota. Uyu ni Umusaraba TV rero, wahageze ngo tubane mu muryango w'abana b'Imana, ubundi tuzajya no mu ijuru. Yego sibyo kare. Yego koma reka nkubwire, reka dukorere isi nk'abazayivamo, dukorere ijuru nk'abazagira gute nk'abazaritaha. Cyane dufite ibyizere ku Uwiteka. Nyine rega hari igihe tuzagira gutya tuguruke. Ariko abategereje Uwiteka bazasubizwamo intege, bazajya ntibazacogora. Najya ndiri mavuga ngo nimara kumera amababa nzaguruka nsanganire umukunzi wanjye, nzamuhoberana neza n'ibyiringiro. Nimara kumera amababa nzaguruka, tuzamera amababa. Kandi turi kuvuga imbaraga z'Imana, ntabwo tuba tukiri hano ku isi. Haleluya. Amen. Kuko ijambo ryarambwiye ngaho tuzagera hose tukayihamagara, aho ngaho hazaba hahindutse ahacu mu izina rya Yesu. Bivuze iki rero? Wowe utera agatebe kabisa, nzanye impamba pe. Nanjye ndaje ngiye kuri iyo mpamba. Yesu yampfurikiye kugira ngo nkuzanire, wongere ugire gute uhembuke. Njya nkunda kuvuga kakajambo kavuga ngo abatahajuru. Ese abatahajuru muracyabyiringiye? Niba koko muraza kwandika hasi ngo ati Claire we twakubonye rwose n'iki turacyagize gute, turacyarindira abatahajuru. Ntago dukanzwe n'ibiriho, ntidukanzwe n'inzara, ntidukanzwe n'abarozi, twe turacyategereje ibyo Kristo yagize gute yadusezeranyije. Abatahajuru bivuze iki? Nta ntambara n'imwe igomba kugira gute kudutera ubwoba. Intambara acatse kuvuga nabwo aho wicaye mu kazi urimo ni mu ntambara, mu rugo rwawe ni mu ntambara, aho utuye muri karitsiye ni intambara, za karande ni mu ntambara. Ariko abategereje Kristo, haleluya, tukamutegereza twihanganye, ntago ariko bizahora kuba mutegereje ngo keretse abava mu masezerano aribo barigire nta mpamvu. Amen. Bivuze iki rero? Mwebwe ni mwitera agatebe tuvuga imbaraga z'Imana, kandi ndagusaba kuza gufashwa mu izina rya Yesu. Amen. Claire, Imana y'amahoro iguhe umugisha. Ndumva shaka kubaza utuntu tubona tumwe nkumva none si ngombwa cyane, ahubwo tugiye kwinjira twigire ku meza. Yego. Reka ngusabe none Claire usenga Imana, numara gusenga Imana ukunguka kuyobora uragenda uko mu izina rya Yesu Kristo. Mana yacu nziza, urera kandi urakiranuka, cyubahiro cyawe nta numwe muzagisangira. Haleluya. Uko wari uri cyara n'iyi saha ni kuri, izina ryawe ni ryamamare, Yesu. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Haleluya. Turagushimye kubw'umugambi wawe. Impamvu tugushimye, wari ubizi ko turaba twicaranye n'inshuti z'umusaraba turi kuvuga imbaraga z'Imana. Haleluya. Muri ibyo avuga ngo aha niho Mana mvuganira nawe, haravuga ngo aha niho Mana. Turagushimye kuko ubyemeye, icyubahiro n'ikibi cyawe.
nyemerera aka kanya dutangiye kino kiganiro Mwuka Wera w'Imana yururukire muri twebwe bushake bwa kimuntu bubure nene kutaya biene edraya tuta ene estaya Imana ishimwe rote kererevo sayini kire manda grome hatakuwa mambo Imana ishimwe Imana ishimwe haleluya 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 rote kererevo sayini kire manda grome hatakuwa mambo hatini ni kuwa dotaya harasisimini contraire no tu piene etando biene edraya tuta ene esta hatini ni kuwa dotaya harasisimini contraire hatimini chance grome rarebo tute rivenire manda harasisimini contraire hatindio zopa ene estaya hatini ni kuwa dotaya harasisimini contraire rarebo tute rivenire manda harasisimini contraire hati yemwe hati ni mutega amatwi mwumve hatuko Uwiteka avuganye nawe nene kutaya biene edra haravuze ngo dore mbere na mbere Uwiteka yohereje urwandiko hati nini kuwa dotaya harasisimini contraire hati mini chance gro haturu urwandiko hati rugeze ku mukristo haturu urwandiko hati rugeze ku mushumba hati rugeze ku ba bishop haturu urwandiko hati rugeze ku muntu wari we wese nane kutaya biene edra tuta ene esta harimo arabaza buri muntu wese hati ni taranto yamuhaye hati nini kuwa dotaya harasisimini contraire hati mini chance gro harimo aramubaza ngo mbese hati taranto yaguhaye hati uri murayikoresha hati cyo yayiguhereye rote kererevo sayini kire manda grome hatakuwa mana harimo aravuga ngo uru rwandiko hati rurareba hati buri munyatorero wese hati ni ku Uwiteka avuze hati nini kuwa dotaya harasisimini contraire mbere na mbere arimo arabaza abashumba ngo kubera iki hati mumeze nk'amadebe hatari kuvuga hatarangurura hati amavuta mwayashyize he hati se mwitangira ryanyu hati amavuta mwayashyize he hati ni ku Uwiteka harimo arababaza hati ye hati y'umuntu hatasigaye ntacyo afite muri we hatagenda nk'igishushanyo nene kutaya biene edraya tuta ene esta ati debi yarishije mu mavuta nene kutaya biene edraya hati umuntu wese urisitayeho rirasakuza harababwiye ngo musigariye hati kurusaku gusa no etaya biene edraya tuta ene esta Uwiteka araje Uwiteka araje Uwiteka araje topi ene etando biene edra tuta ene esta akavugana n'abahanuzi hati nini kuwa dotaya harasisimini contraire hati mini chance gro nyiringa bimana arimo arabaza ngo se hati kuki mwamwimuye hati mukimika hati bigirwamana muri mwebwe hati ni ku Uwiteka avuze arababwiye ngo dore hati bamwe muri mwebwe hati ndo batumye guca ibitambo hati se no etaya biene edra tuta ene esta ati yameye gutanga umwana we ngo apfire umuntu wari we wese atumwizera ati rinde wabatumye ati ibyo bitambo ati se ko ndeba ati ndazanyu ati zigiye gutoboreka ati ku musozi ati kandi ati nta muntu n'umwe ati yemwe aturi batakambire ati ni ku Uwiteka avuze arababwiye ngo kuki mwanyimuye ati mukimika ibigirwamana ati ni ku Uwiteka avuze aravuze ngo araje ataje kukubaza ati cyo yaguhaye ataho wakirambitse ati ni ku Uwiteka avuze atahubwo ati mwihaye gusubiranamo ati ye aturareba intege nkeya ati za mwene so ati Uwiteka ndaje ati uru rwandiko rukugeraho ati waba uri umugabo ati waba uri umusore ati waba uri umukobwa ati waba uri umugore ati naraguhamagariye ati kugira ngo uhanurire abanyamahanga ngo abantu ye bave mu byaha
bongere bahindukire ati ahubwo ati warimuye ati Imana muri wowe ati wimika ibigirwamana ati se ko mbona ati bije gutobora iyo nda ati bije kandi bigusatiriye ati urajya hehe ati urahungira he ati kuwa gutabaye ari ngewe arakubwiye ngo yewe ati uteze amatwi kumva ati waba uri mu nsengero ati ye arakubwiye ngo itarantu yaguhaye ati wayisize he nene kutaya BNE dry tuta NSTA Uwiteka arababaye Uwiteka arababaye Uwiteka arababaye Uwiteka arababaye ati dore musigaye mubwiriza iby'inda nini ati ndetse n'iby'inda muzana ati ntimukibwire abantu ngo yemwe bave ati ahubwo ati mufite ibyo murangamiye ati Uwiteka araje ati seka ingororano ati zari zije ati kandi koko ati zari zihageze ati none gutegereza birakunaniye ati yewe ati wabarihurije iki ati yewe kumvuga mu kanwa kawe ati kandi utegereje umunsi ati kandi narije kugutabara ati narije gukura mu buzima urimo ati wategereje imyaka ati 15 ati none umwaka umwe urakunaniye ati kubera inda nini Uwiteka aravuze ngo araje ati kandi aje kubarana namwe nana kutaya BNE dry tuta NSTA aravuga ngo dore aravugana n'abaririmbyi ati uru n'urwandiko abandikiye ati saho ngaho ku ruhimbi ati mwahinduye nka roji ati kwa kundi ati akanya muririmba muhagaze ku ruhimbi ati ubundi mukinjira hariya ati mukajya kunywa izivangavanze ati Uwiteka ndareba ati ndaje ati uzabesha umuntu ati ariko ntabwo uzabesha Uwiteka arakubwiye ngo aragutwikuruye ati kandi agushize ku mugaragaro ati niko Uwiteka avuze ati yakubwiye icura nyinshi ati dore beshi ati yewe ati binini ati nibyo muri gukoresha noetaya BNE dry tuta NSTA ubwenge mwabugize bwinshi ngo amajwi yanyaragororotse ati se mwigize mubaza ati mwumwarayika wari uzi kuririmba cyane ati mwijuru ibyo namukoreye nane kutaya BNE dry wabesha abantu ugahogoza ariko Uwiteka aje kuguhishura ndakubwiye ngo ndaguhishuye ati ndagutwikuruye ati igihe wihishe murimo ni kirekire ati Uwiteka ndaje ati kandi koko ndaje ati ndarambiwe ati ntako nagize ati nakoresheje itegeko ati abantu murenzaho ati murangije muriyoberanya ati ariko dore ndahagurutse ati niko mvuganye namwe ati dore ati nari nicaye ku ntebe ati imbabazi ati ariko ndahagurutse ati wabora ruhiye iki ati se kuririmbira abantu ati abaririmbira mu kabari ntibaririmba ati se ntabwo bahembwa ati bikwiranye n'ibyo baririmbira arababwiye ngo ni iki mwamburanye baririmbyi ati niko Uwiteka ari kuvuga nane kutaya BNE dry tuta NSTA ati dore ati ntebe y'imbabazi ati nayicaye igihe kirekire ati ariko ndahagurutse ati bitera ibyo muri gukora mu mahoteli ati mutemye muri gukora mu mashambure ati kandi mukajya imbere ya ati y'ubwoko bwanjye ati mukaririmba Uwiteka aravuze ngo araje ati kandi koko araje BNE tando BNE dry tuta NSTA akavugana n'abadiyakoni ngo ntago mugikora ati cy'Uwiteka ati yabahamagariye ati ahubwo ati mudiyakona ati mufite misiyo ati zigiye zitandukanye ati zo kurimbura ubwoko bwanjye ati kugira ngo bamwe ati yemwe ati mubamare mu buntu bwanjye Uwiteka ndaje arababwiye ngo araje ati yagiye henda icuro nyinshi ati yagatega intoki ati kugira ngo muze ati mwanze kumva ati inkota yanjye iraje ati kandi koko ati banguriye uwo ari we wese ati niko Uwiteka avuze aravuze ngo aravugana n'abakristo muri rusange ati yamwe ati nkaho mwagiye mugatega amatwi ati namwe mwihindiye abacamanza ati bitewe n'ibyo mubona ati suko naguhamagaye ntagukuze ati saho nagukuye ntaguhaze Uwiteka aravuze ngo yemwe ati nimungandukire ati kuko ndaje kandi koko ati ndiyiziye ati niko Uwiteka avuze aravuze ngo wakwiyoberanya ku muntu ati ariko je nta muntu unyiyoberanyaho ati niko Uwiteka avuze aravuze ngo yemwe aje kubaza buri muntu wese mu cyiciro cye
atamubaza itaranto ati yamuhaye ati ni ku Uwiteka avuganye nawe akavuga ngo nimwongere murire ati kandi koko murire ati abera bisaho muri hose ati waba uri umwirabura ati waba uri umuzungu no etaya BN Edra ati dore bamwe bajyaga bavuga ngo ntibumvishe atari muri radio naratumye atari ku misozi nagiye ntuma ati nagiye nkuraho ntanga n'ihuriro ati kugira ngo abantu batavuga ngo nta kanya bafite batazagira icyo bitwaza ati kiraho n'izi YouTube ati nubwo benshi ati bakora ibinyuranye ati nibyo nahamagariyeho ati bitavuze ko ati mpamagara uwo shaka ati nkacaho nyuruze ati aho shaka Uwiteka arababwiye ngo yemwe ati nta rwitwazo na rumwe muzabona arababwiye ngo dore icura burindi ati riratwikiriye ati kandi ritwikira isi yose arababwiye ngo mwakongeye ati mugapfuka bo mukarira ati mukambara ibigunira ati nkabagirira neza ati ubutinganyi bubaye bwinshi ati ubwicanyi bubaye bwinshi ati tugambane tubaye twishi atariko abantu bavuniye atagati mu ryinyo ati Uwiteka araje aravuze ngo araje ati kandi koko araje ati ni ku Uwiteka avuze ati ntajya atakoze ati yatumye abasaza bakuze ati yatumye abatoya ati muranga muvunira ibiti ati mu matwi yanyu ati muravuga ngo niko byahoze ati se muribuka ndimbura Isodoma n'Igomora uko byagenze ati kandi cyo nabashijije ati namwe mwarinjiriwe ati nibyo biri gukorwa ubu ngubu ati Uwiteka araje atariko ati kuko ari umutunzi w'imbabazi akaba ari umutunzi w'amahoro arababwiye ngo abemera ati bakumva ijwi rye ati nimuhunge ati kuko umujinya w'Uwiteka ataje kuwusuka ati ku muntu wari wese ati waba wararuhiye iki ati uterera imisozi waba wararuhiye iki utaranyubase yengu nyumvire ati Uwiteka araje aravugana n'umuntu wari wese uteze amatwi atuza kumva buno butumwa aravuze ngo ngera ugaruke ati wongere urire ati ndi Imana ati ndi umubyeyi ati niko Uwiteka avuganye namwe ati kandi ati iyo umuntu arabaje ati njye Uwiteka ati ndamutabara ati niko mvuganye namwe ati ndabakunda ati kimbabaje ati n'umuriro mbona ati abantu bagiye kugwamo ati bagiye kujyamo ati nta kindi kiberamo ati nuguhekenya amenyo ati n'umuborogo harababwiye ngo kuko atakunda ati ubwoko bwiwe ati nimureke ati ibyo bishashagira ati Satani yazanye ati kuko Uwiteka ashaka kubagirira neza ati yarangiza akabarokora harababwiye ngo harabana atabice mu mahoro yabo ati nta mahoro y'umunyabyaha ati niko Uwiteka avuganye namwe harababwiye ngo nimuze ati ibyo atanze ati birimo amahoro ati birimo ubugingo ati birimo yemwe icyubahiro harababwiye ngo nimuze ati niwe utanga icyubahiro Uwiteka arababwiye ngo ati bwoko bwiwe atarabakunda abitayeho ati nimugaruka ati nawe arabagarukira ati uko ari umutunzi w'amahoro ati niko Uwiteka avuze arababwiye ngo dore ati cura burindi ati rirazengurutse ati si yose ati mwaratatswe ati bitambo byaratambwe ati dore ati ndetse ibimenyetso ati bya wa mubi ati biri gukorwa ku isi hose atari kabari kumwe nanjye ati ndi Imana ije kubarwanirira ati nimutuze ati mushyire amavi yanyu hasi ati ndi Imana ije gutabara ati kandi ndi Imana ije kubarwanirira ati ntago nzita ngo barakuvuze ntago nzita ngo baragusetse ahubwo nzita ati ukugendana nanjye ati niko Uwiteka avuze ati nta hantu hamwe ati wabona wahungira ati kuko Satani yaratangatanze ati yaba ari muri Afurika ati yaba ari mu Burayi ati hose Satani yarahageze atariko atabanyikomezaho ati bagiye kurokoka ati kandi bagiye kubona ubuzima ati niko Uwiteka yavugaga ati nimugaruke ati nawe arabagarukira shalom shalom Imana y'amahoro Imana nziza Imana ikiranuka tugushimiye imvugo yawe nziza twumvishe muri kano kanya tugushimiye imiburo yawe uduhaye muri kano kanya ukundura mu cyaha kandi ukamwereka inzira agomba gucamo Imana ishimwe ukunda uramucyaha ukamwereka uburyo agomba kwitwara
kandi ukamwekana aho yatandukiye. Tugushimiye imvugo yawe nziza Mana, turagushimiye ko twitayeho, kandi turagushimiye kudukunda. Niwamamare Yesu, niwamamare Yesu, nurengera ubwoko bwawe, nurengera abantu bawe. Waravuze ngo intore zawe ntabwo uzazitererana, ngo ahubwo uzazitabara. Ngwino utabare, ngwino utabare, unutabara abari mu isi, kuri abantu mu mwijima, kuri abantu mu icuraburindi, ubereke inzira bagomba gucamo mu izina rya Yesu. Wongere ubahe wa mutima kugugarukira mu izina rya Yesu Kristo. Mujakazi we turamusangiye nyagwako ngo maragabanukiwe, komeza umwuzuze, komeza umwuzuze imbaraga n'amavuta, kandi uyu mugisha umuboneka mu izina rya Yesu. Kandi iby'umugambi ntago ari ibibi, ahubwo ni ibyiza, kuko ushaka kumuremamo amashimwe y'ibyo azabona hanyuma. Uramukoresheje yakubera igikoresho yakumviye mu izina rya Yesu. Ngaho umugisha rero, kandi ukomeze kumwagura ku manywa na nijoro, kandi uhaze kwifuza ku mutima we. Ngaho mugire neza nyagwako ngoma, kandi abaduteza amatwi muri kano kanya bose bumvisha ubutumwa mu izina rya Yesu, bakore igikure mu gihe gikwiriye. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Reka tugushimira, urakoze cyane ku mvugo y'Imana, kuba wemereye kugira ngo n'Imana ikunyuzemo ubutumwa bwayo. Reka twari turi muri gahunda yo twaguhaye umwanya kugira ngo ukomeze uhanura nk'uko wategetswe. Nayo nguciye mu ijambo, mumbabarire, ahubwo mukomeze muri uwo mwuka mu izina rya Yesu, amen. Reka turirimbane n'inshuti z'umusaraba, umuririmbyi uri mu 149 mu gushimisha Imana. Mbega urukundo rw'Imana yacu, ntawarondora uko rungana, rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi kuzimu rugerayo. Watumye Yesu za mw'isi yacu, ngwindushya turuhure na cya kirara cy'inzererezi, watumye sacyakira. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Ingoma zose zo mw'isi yacu zijya zihita zishiraho, abanga Imana nibayisenge bazapfa bose be kwibukwa. Nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero, urwidukunda twabari mw'isi nirwo rutazashira. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Inyanja zose zaba nka wino, ijuru rikaba impapuro, ibyatsi nabyo bakabigira byose uducumu tw'abanditsi. Ab'isi bose bakandikaho iby'urukundo rwayo, niba bimara n'ibyakwirwaho hakama inyanja ariyo. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Ijuru n'isi baruririmbe
kugeza iteka ryose kandi ukwikunda umwana wayo njye nikwinkunda nakwiriye nari umugome no kwima Yesu ngambambirwe ku musaraba uwo yacunguje ayo maraso nzi yuko nanjye ndimo nzajya ndirimba urwo rukundo dukwize mu isi yose mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose amen amen twe turi ku rukundo rw'Imana nshuti z'umusaraba uko byagenda kose Imana igufiteho umugambi amen muririmbyi arabivuze ngo kandi uko ikunda umwana wayo w'ikinege ngewe kirere nanjye niko inkunda kandi ntagize gute ntakwiriye tekereza ku rukundo rw'Imana utekereza ukuntu Uwiteka gukunda utekereza ukuntu Uwiteka agize gute akwitayeho utekereze mu nzira zawe utekereza aho uvuka muri karande utekereze nyine ibintu byinshi wagiye ucamo ariko ngara uko akunda umwana wayo w'ikinege ngo nawe niko gukunda nanjye niko nkunda haleluya bivuze ikirere urukundo rw'Imana nta mupaka umuntu yakubasha kubwira ngo ndagukunda ariko ejo hakavamo ndakwanze ariko Imana yakubwiye ngo ndagukunda ihora igize gute ari ndagukunda amen Imana itugirire neza turasaba kugira ngo Uwiteka duhe imbaraga kugira ngo njya nkunda kuvuga ijambo ngo ni po muri mitsi abantu barahindutse hari n'igihe umuntu akubwira ngo ndagukunda bitewe n'abantu baciye imbere bakwanga cyangwa se bakuroga bakugirira nabi umuntu ufite urukundo rwawe ntumumenye kubera iki abantu bajya ngo irondo ngo ryivanze ngo na daso kubera ko abantu barivanze kugira ngo umenye ngo uyu nguyu ngo ni umuntu w'Imana uyu ngo ngakora ko Imana ijambo ry'Imana ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo amen bivuze ikire nubona imbuto ukabona ntago ari zima uzakuremo akabe karenge ariko nakubwira ngo urukundo rw'Imana ntago rugira akagero abantu benshi muri iyi minsi barimo baragenda uko bashaka ngo burango n'undi ngo byahozeho ariko reka mbabwize ukuri Imana iraje mwabantu mwaba Kristo mwabantu bo nyine ntago nabona ukuntu mvuga ariko Imana irimo iraza ahantu hose irimo irashaka abantu irimo iraza itoranya irimo iraza ishaka ngo se bimeze bite reka mbabwize ukuri yewe muri byo ngo waba wararuhiye iki wa musi utagize gute utabonye Yesu waba wararuhiye iki reka mbabwize ukuri rero tekereza urukundo rw'iki rw'Imana tekereza nakagombye kuba naraguye kunda nakagombye kuba ibyamitana byari bihari yako tuzapfa ariko se upfuye ugiye he kandi urukundo rw'Imana ruhari kandi Yesu akwitayeho papa akazi yaguteretsemo nturi kugakora neza uko bikwiriye Yesu yaguhaye icyubahiro ariko ntabwo kigendamo neza kandi ngo urukundo rwe ntirugira ki akagero ngo mbese urukundo rw'Imana rwagereranwa n'iki bivuze iki tujya tubona ababyeyi barabakabyara ugasanga umwe mukubise bamuhaye ubutakantu ku rutare hatera n'igishyimbo hatera n'iki uri kumva ugasanga hari undi ahaye ahantu hazima harimo na korota n'iki bitewe n'uko agize gute amukunda ariko Imana yacu ngo uko ikunda umwana wayo w'ikinege ngo nanjye niko inkunda kirere kandi ntagize gute ntakwiriye Imana itugire neza reka tujye mu ijambo ry'Imana nepo adufashe gusomya ijambo ry'Imana riri muri Ezekiel ibice byaho ni 7 umurongo wa 7 n'ubundi niyo magambo Yesu yampaye yego Ezekiel ibice 7 umurongo wa 7 reka dusome mu izina rya Yesu Kristo amen igihano cyawe kikugezeho wa muturage wo mu gihugu we ngo igihano cyawe kikugezeho wa muturage wo mu gihugu we ntago ivuze ngo ni igihugu ki gusa ngo igihano cye kigize gute kikugezeho mbere kikugezeho ntago nzi ubundi tuzi ko igihano gihabwa umuntu wakoze ibyaha sibyo babajya gucira urubanza kikaguhama ariko umva ukuntu ijambo ry'Imana ritubwiye igihano cyawe kikugezeho wa muturage wo mu gihugu we ngo
akugezeho wa muturage we wo mu gihugu we. igihe kirasohoye, umunsi uri hafi. Igihe kirasohoye, umunsi uri hafi. umunsi w'imvurungano, umunsi w'imvurungano mu misozi. Yego, si wo kuvuzwamo impundu. umva ngo ntago ari wo kugira gute kuvuzwamo impundu. Harimo abantu bari kuvuza impundu mu gihe kidakwiye, ari igihe cyo kugira ngo dusenge, ari ngo twambare ibigunira, ahubwo abantu bari mu nduru, bari mu rusaku, barimo baravuza impundu. Kandi iki gihe ntago ari igihe cyo kugira gute cyo kuvuza impundu, ko ijambo ry'Imana rivuze. Yego. Noneho ngiye kugusukaho umujinya wanjye. Noneho uyu ni Uwiteka uri kuvugana na wa muturage wo mu gihugu. Ngo noneho aje kugusukaho iki yewe umujinya, kubera ko impamvu aje gusukaho umujinya, watumweho abahanuzi, watumweho abapastor, watumweho ingera zigiye zitandukanye, ukavuga ngo ngo bura ngo nzihanejo. Hari muri ndiba ngo urabeho turagiye nyiranzihanejo, uzaguma ngo uzihanejo. Umva ukuntu bigiye kukugendekera. Yego, ngusohorezeho uburakari bwanjye. umva ukuntu Uwiteka avuze ngo noneho ajya gusohorezaho iki uburakari bwe. Twatangiye tuvuga urukundo rw'iki rw'Imana, ariko kubera ko wanze kumva, igiye kugusohorezaho iki uburakari bwayo. Yego. Warumvise mu gihugu urimo, yaba ari mu gihugu cyo mu Rwanda, yaba ari muri Amerika, yaba ari muri Canada, yaba ari mu Bwongereza, yaba ahantu hose muri Aziya, yaba ari Kongo, yaba ari Burundi, yaba umva uko Uwiteka ari kuvugana nawe mu ijambo. Yego. Kandi ngucira urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe. Ngo kandi aje guca urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe. Pasitoro we, abahanuzi baravuze bakagera bamwe bakanatinya bagacikira bitewe ko uri umunyacyubahiro, ariko Uwiteka waje gucira urubanza, kuko we aritegereza akamenya mu mutima ikikurimo, akamenya imigenzereze yawe n'imitambukire yawe. Ndimo ndatunga urutoki, nanjye nzitunga izindi enye zirasigara zindeba. Bivuze iki? Ubutumwa burakureba, nanjye burireba. Amen. Kuko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, nta n'umwe utarebwa n'ubutumwa. Yego, waba ukijijwe waba udakijijwe, ubu butumwa burakureba. Yego. Ntugarureho ibihwanye n'imigenzereze yawe. Ngo noneho ngo akugarureho ngo ibihwanye n'imigenzereze yawe. Ntugarureho ibihwanye n'ibizira byawe byose. Ngo ibihwanye n'ibizira byawe byose. Irabizi ngo nta cyahishwe kitazagira gute kitazatwikururwa. Mwabantu b'Imana, ushaka ugenda wambaye iyi jipo rwose nizakagendana, ugenda umeze uti, uri kumva neza? Ushaka ugenda ingofero wayipfutse winjira aho ngaho muri hoteli, ntabwo wari buze kumenya ko uri umushumba, ariko ijisho ry'Imana rirabona. Ni ahantu wagira gute warihungira. Ushaka ugende wake koka, uvangemo ubwo buyoga butonya, uvangemo rwose winywe, ariko ijisho ry'Imana rigize gute yewe rirakureba. Twumvikane. Yego. Ijisho ryanjye ntirizakureba neza kandi sinzakugirira ibambe. Ijisho ry'Uwiteka ntago rizakureba neza kandi ntirizakugirira iki yewe ibambe. Watumweho abantu barakubwiye, ndetse uravuga ngo nibyo bigira, ndetse uravuga ngo nta Mana ikibaho, ariko Uwiteka araje kwiyereka. Yego. Ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe. Ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe. Ntago ari claire n'Uwiteka uri kubivuga. Yego. Kandi ibizira byawe bizakubonekaho. Ngo kandi ibizira byawe bizakubonekaho. Muzamenya yuko nje Uwiteka ari nje uhana. Yego, urekera aho ngaho. Ngo kandi muzamenya yuko ari nje Uwiteka ugize gute uhana. Reka mbabwize ukuri, twari tumaze mu gihe cy'imbabazi, mu gihe cyo kuvuga ngo noneho ngwino ntugaruka ndakugarukira, ariko ngo Uwiteka araje. Reka mbabwize ukuri, hanyuma y'ubutumwa nta bindi njya ndenzaho ngiye Claire, ariko Uwiteka aravuze ngo noneho bizamenyekana ko ari wowe Uwiteka yanyura ugize gute uhana. Muri karitsiye utuyemo witwikira ijoro, ariko bigiye kuzamenyekana ko ari Uwiteka wagize gute waguhannye. Mu itorero ryawe aho utuye, ibyo ukorana nabyo urabizi neza. Abantu bariye amahiti bitewe n'uko bafite ibindi bakoreraho, ariko Uwiteka araje. Reka mbabwize ukuri, ngo urabikora nka kwiwarera, ngo ukagira ngo mpanywe nawe. Uko niko Uwiteka avuga. Ariko ngo aje kugira gute
ngo kubikora ku mugaragaro ashyira ibihano cyangwa se agusukaho umujinya we n'uburakari yewe byatangiye akubwira iby'urukundo rwe yarakuburiye ntiwakumva aravuga ngo uva mu butinganyi ntiwakumva ngo uva mu businzi ntiwakumva ngo uva mu busambanyi ntiwakumva ariko noneho harihagurukiye kubera iki warabwiwe ntiwakumva ese waba ushaka kumva kugira ngo ntuza Uwiteka akagifiteze amaboko kugira ngo agutabare erego Uwiteka n'umubyeyi umuntu ngo kandi uko ikunda umwana wawe w'ikinege ngewe kirare niko inkunda ndi umuntu ubuntu gute baza urwo rukundo none ageze akubwira ngo aje gusukaho umujinya n'uburakari ese ntabwo muzi abana agiye asukaho umujinya n'uburakari ukuntu byagenze cyo koze wabura urubyiruko ukumvira ijambo ry'Imana n'ubutumwa Imana yamaye ngo nkuhereze ese wagaruka ko Uwiteka ateze amaboko reka mbabwire rega n'ahantu kure cyane Uwiteka atagera nana Uwiteka mbere nana hamwe nazagira ugushuka ngo n'umukiranutsi cyane oya tubeshwaho nambabarira ya Yesu Imana itugirire neza nakubwira ngo hari watangiye nk'akabiga gace ugenda utangira ari gace gake ari kugira ngo ngere ugaruke ngo uze wihane uze ukarago byarakunaniye ari kumva uyu mubu ese uragira ngo umujinya w'Uwiteka ugusukaho papa twararirimbanye twarasenganye umvira uyu muburu Uwiteka guhaye ntago hanyuma ya message Imana impaye njya ndenzaho ibindi Imana yo mwijuru duhana n'umugisha gusa Imana iraje mu byiciro urimo aho uhagaze hose Yesu aduhana n'umugisha murakoze cyane rero Imana iguha umugisha nanjye ntago mashaka kugira icyo ndenza kuri message y'Imana yaguhaye uko ushobora gutandukira nkakoresha amakosa utaruke kuko ijambo bavuga ngo hago uzagiye cyangwa se akagira icyo yongera ushobora kugira ibyo nongera ngatuma hari ibyo wongeraho wenda kugabanya ko ntiwagabanya reka ngushimire rero kubwo kumvira umwuka wera Imana ikomeze iguha imbaraga kandi Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu urakoze cyane ariko kandi mbere yuko tukurekura uratanga nimero za telefone kuri abantu bari bagukumbuye bakeneye no kuguhamagara no kukuvugisha naye nari mbakumbuye tanga nimero za telefone ubundi basengera Imana 0788 53 10 311 nimero ni 0788 300 10 0788 10 Imana mwijuru duhana n'umugisha reka dusenga Imana Mana yacu nziza turagushimye kubw'ubutumwa bwawe haleluya turagushimye kubw'umuburo wawe turagushimye kuko ukomeje kutwitaho izina ryawe nirihabwa icyubahiro nyemerera aka kanya abateza amatwi ubutumwa bwawe ubahe kongera kugaruka kandi nyiringabima abari bavuye mu murongo bongeye bagaruke mu murongo wawe kugira ngo tuzaririmba muririmbyi uvuga ngo bambaye ibyera we bambaye ibyera twese twahahuriye turi gutambagizwa imbere y'Imana izina ryawe nirihabwa icyubahiro ababaswe n'ubusambanyi ababaswe n'inzagwa ababaswe n'ubwicanyi ababaswe n'ubugambanyi Uwiteka nyiringabimana bo ntago babasha kubyikuraho ariko turasenze ngo amaraso Yesu Kristo w'i Nazareti agenda batwikire agenda bakure muri uwo mwijima mu izina rya Yesu kandi ntago twibagiwe bari mu bitaro bafite uburwayi bugiye butandukanye ntago twibagiwe mwami Imana abagiye baryamye mu bitanda ntago twibagiwe abo bose mwuka wera w'Imana kukureberera hose icyarimwe turasenze kugira ngo ugende ugereyo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti murindira avuga ngo uzaza uca umugozi ngo uzawubashye umutima aravuga ngo nezezwa no kubohorwa ngo nkabona uko nkukorera hari abantu benshi baboshwe na Satani ariko ntugende ukabohora Mana barongera baze bagukorere ndagushimye mutanga bugingo kugiye gukora imirimo n'ibitangaza Musaraba TV abantu bose bawukurikiye mbasabiye umugisha ndetse n'uyu munyamakuru mu izina rya Yesu Uwiteka we ureba icyari kukwaka ureba ibyifuza afite mu izina rya Yesu muri iyi minsi dukeneye uburinzi bwawe muri iyi minsi dukeneye amaboko yawe ngaho tabara wongera ugarukana imbabazi turagushimye kutugiriye neza kandi utwumvise bisabye n'izina izina rya Yesu amen Imana igumugisha kerere turagushimiye ku mwanya tumaranye ariko kandi kadushimiye n'umuntu wese wabanye natwe tutanya cyo kiganiro tukatugishosha Imana y'amahoro namwe ibaho umugisha ibiganiro byo kumusaraba byo nakagaruka ciao
uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza bise neza bisaba ibintu bitandukanye ariko byose ababijemo baguye isari inzara ikabica biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 55 53 549. Emmanuel Catering Service